vugisha ukuri Nyambo wamusabye ikiganiro na Nyambo ntago ndavugana nawe uzamubaza Jay nakuvuganye Jay tuba tugiye ku ruhande manze nkubwire utaza kwivamo cyangwa uretse gato nkubwire Nyambo ntago ndavugana wibuke neza mwaravuganye mwavuganye sindavugana na Nyambo ejo ni nanjye gukurahiza nuko ejo ni bwo yanjye ndiki numbwira ngo ntacyo byamara wowe n'Imana numbwira ngo dusase inzoga n'utinya n'Imana wait none nabwo ubyemera ukuri gwari nuko wasabye Nyambo ikiganiro uretse gato nkubwire itonde nanagusobanurira kongera ejo yarabimbwiye arakubwira ngo ejo twari kumwe kuri tele arakubwira ngo Jay ukuntu wowe ukora kubona umuntu ngenga Nyambo nyine urimo uravuga bya bitotsi niki ntacyo umustar ntacyo kubishaka uko uri no kugaragara ko uri ufite urwango rero ntacyo dukomeze reka dukomeze wowe reka dukomeze umukirama oya dukomeze reka nyine akantu gato kuko nagiye kubona mbona Nyambo yandikiye message aranyibwira ariko byakubitiyeho ko hari igihe kera cyane haciye nk'imyaka nk'ibiri nigeze kubona amubwira ngo dukore ikiganiro icyo gihe abana umustar cyane ibintu nk'ibyo ngibyo so tugiye kuri live rimwe na ba DJ Brian abantu shiduka nyine nkanyujijemo gutyo bisanzwe nyine nkuko uvuze ngo ni blague ariko ngenderura mvuga izina bitewe n'ukuntu hari undi muntu none nawe wanciyeho amubwira utuntu twinshi n'ibiki byose so urumva ku kanya byari bikindimo nanjye ncaho gutyo wowe wari uvuze uvuga nde nge navuze Nyambo mu izina nyine ariko kuri Instagram nyine bisanzwe live so abantu baragenda recording ibyo bintu barabispreadinga ejo bundi rero nagiye kubona video yawe ikomeje gutrendinga we no bavuga ko wowe wabyemeje so ndavuga nireka ngo hamagare mubaze urumva numve koko niba ibyo bintu byemeza ntabwo mbyemeza nta n'izina navuze ahubwo bashaka umuntu ngira ngo amagambo Jesco Mipanga avuze urayumvise muri no video ni ukuvuga ngo video ya mbere Jesco Mipanga avuga ko ndetse Kiramana amubaza abane se ko hari amakuru mfite vuga ko ari we wasakaje amakuru ko Nyambo yaba nuka wavuze utanivamo ukavuga uko byagenze Jesco nani Kiramana kamati jewe nzi neza ko wasabye Nyambo ikiganiro umaze kumusaba ikiganiro Nyambo arakubwira ati ngewe uburyo ukoramo bwo gutukana kandi ngewe ndi umwana w'umukobwa umwari w'u Rwanda umwari utamwaye umwari wuje ubwiza wuje urukundo umwari ufite discipline ufite umuco nyarwanda ati rero igihe uburyo ukoramo ntabwo ngewe naguha ikiganiro abimva neza tugende gake tugende step by step bro are you getting me ati bitewe nuko ukoramo ibiganiro byawe nanone ariko ngewe depends on ku mico yanjye imyitwarire yanjye nge mbona uko ukora ibiganiro byawe nyine tudashobora gukorana ikiganiro kubw'impamvu ABCD abanyarwanda bose muzi kubw'impamvu kutukana kandi ngewe mwana w'umunyarwanda w'umwari ntabwo nge naza gukorana nawe ikiganiro kubera iki kubera ukuntu tukana first icyo ngenda aho ngaho Kasuku nyine abanza mushyire mu bishingwe muri dustbin first of all banze mushingure kwanza kubera iki Nyambo ari mukuri 100% bo Kasuku aravuga ati jewe ntabwo ntuka buri muntu wese ubonetse nyamara benshi murabizi aragwegeze kwataka ba Mutesi Scovia bande nta muntu atatatse ariko akavuga ati ngewe ntuka ibigarasha gusa ariko niba natuka n'ibigarasha nibwo buryo bwo kuvugira igihugu cyawe just showing people that you uri discipline aho urabanza uboneze ikintu cya kabiri Kasuku we wayisuhakana ko Nyambo mutigeze muvugana aho na rimwe kandi ko mutaravugana habe n'isegonda na rimwe
urisasa uraba ati wapi rwose jewe ntabwo ndavuganaho na Nyambo, ntabwo turavugana, ntabwo iki n'iki. Nyamara akaba hari andi mashusho uvugana nandi na DJ Crush, uvugana na DJ Crush, ngira ngo no muri niyo video nayo wayibonye. Hari andi mashusho uvugana na DJ Crush, ubaza DJ Crush ndetse ko abantu bakomeje kuvuga ko ari wowe watangaje amakuru ko uwitwa Nyambo yaba afite impumuro itari nziza, bimeze bite? Nibyo cyangwa ntago ari byo? DJ Crush akavuga ati njyewe ntabwo nigeze mentioning umuntu, ntabwo nigeze mentioning any person, ntabwo nigeze mvuga ngo ni runaka, atahubwo uwo muntu watanze ayo makuru kanuka nagire gute, nagire afatwe abazwe. Ukavuga ati jewe narabivuze kuri live ya Instagram ati none uriko nanone nge mentioninga n'umuntu uvuga ko ari Nyambo udahumura neza. Are you getting? Ati nge ninge wabivuze muri live mentioninga n'umuntu ko ari Nyambo ufite akasuwa kabi, ufite agahumuro kabi. Hanyuma warangiza kasuko kaza dutangira gutekinika abanyarwanda, ubeshya abanyarwanda ariko Kiramani yaguhaye ukuri. Arabati nimba urumva Kiramani kasuko aragaruka inyuma akabati jewe ahubwo ati nago numvaga ahubwo ati hari umuntu wabimbwiye ko Nyambo agira gute anuka. Ariko Jesquizo mupango gubaza kwi imihanda ari yawe, kwi imihanda ari yanyu n'aba Godfather niki mwaretse kugira ibifi binini no kwangiza abana. Nyambo si umwana w'umukobwa mwiza dufite mu bakobwa birwanyeho nubwo wenda bazanywe, ariko Yesu nabwo n'ubutwari. Nyambo n'umwana w'umukobwa first of all, sibyo muri kumwangiriza amaranga mutima, muri kumwangiriza future, n'umwana muto kugira aho bigera jusqu'à maintenant bivugwa ko agira kuri set agiye gukina umwana bikanga. Ni video nabonye y'umubyeyi umwe bakinana ati ngewe nababajwe nuko umwana agira kuri set no kugira gute no kuba yakina bikanga bro, kubira amagambo mabi mwamuvuze, kubera isebanya umwana cyasha muri kumusiga. Nose niba ariyo showbiz, nimba umwana yararibye akabona uburyo ukoramo ibiganiro byawe bidakunda mu buryo bwo gutukana no gusebanya atabikunze, washakaga kabikora ku ngufu. Tujye tuba honnête, tube honestly, tuvugisha ukuri, tube honest kabisa. Wowe uraje usabye umwana ikiganiro arakora ati njye ariko uburyo ukoramo ntago ibyo bintu byakunda, nkuko bivuga ngo umwana yahise yigira ngo umusitari. Yigo n'umusitari none azire kuba yarabaye umusitari kandi yarabivunikiye, wese nturi umusitari. Niko kasuko ndakubaza wowe peti yangu, wowe ntabwo uri umusitari bro. Kuki mushaka kwica fitire yuriya mwana? Kuki muri tereka umwana iki niki? None ndumva atari wowe nyirabayazana, ahubwo RIB yakagombye kugushaka wowe kuko uri kwica Nyambo. Kandi abantu bakomeza kuba ni Nyamara gasuko akomeje kwica abantu gake ku mugani we, gake tortire iri morale nkuko bivuga. Kuki wowe ukorera Nyambo tortire morale? Kuki wica ugahimba ikinyoma kundi mwana afite impumuro itari nziza? Kuki kira ni ikintu gikomeye cyane ku mwana noneho w'umukobwa, ku mwana nka Nyambo, umukobwa mwiza udafite yego nta mwiza wabuze intenge, ariko tutwite gasuku rwose ugomba gusobanura aho wakuye iyo mpumuro mbi ya Nyambo. Gihe rwose RIB niyo yaguhamagara ugasobanura uko wamenye ko Nyamba nuko. Kubera iki jewe hari nakomeje gukurikirana byinshi kuri no nkuru ya Nyambo. Hari umupapa witwa DC Clement, umupapa nubaha cyane, w'umunyakuri, yaravuze ati nanjye
hari ubwo nigeze kuba ndiho mu buzima bw'amashagaga kuva 2020 na kangahe, kubera ko numvaga ko maze kuba undi muntu ukomeye. Atariko nkimara kuba undi muntu, nkimara guhindurirwa izina, natangiye kugabanya amashagaga. Ati niyo mpamvu rero ngiye kubuza mbahe iki, mbahe ukuri. Ati mbahe ukuri kubikomeje kugenda bivugwa ko umwari w'u Rwanda Nyambo, umukobwa mwiza cyane, yaba afite impumuro itari nziza. Disclaimer yaravuze ati yewe ati Nyambo twahuriye mu bukwe, ntabwo turi inshuti, ntabwo tuziranye cyane, atariko muzi muri showbiz nyine, muzi muri no mihanda, atariko ati yewe Nyambo twaricaranye mu bukwe tumarana isaha n'igice ku masaha 2. Ati yewe muri ayo masaha 2 twamaranye n'umuntu twari twicaranye, iyo mpumuro mbi bavuga ati ntayihari, n'ugusebanya, nta kindi, n'ugusebya umwana, n'ukwangiza amarangamutima y'undi mwana. Nkibaza nti none ko Clement ari umuntu uri one, n'umuntu uvugisha ukuri, Clement n'umuntu nubaha cyane, nimba yishaka bati giye rwose aho kugira ngo mukomeze kubeshyira undi mwana ngaranuka ngiki niki, reka nge mbaho ukuri, let me tell you the truth about that. Clement kavayo akagira icyo avuga aho bati giye rwose umuntu twicaranye amasaha 2. Kameme niyo wabarwaye ibicurane by'ifuku, ubwo mwakicarana n'umuntu amasaha 2 cyangwa 3 ntiwumve kanuka. Mwakicarana n'umuntu amasaha 2 ntiwumve kanuka, niyo yakitera parfum inshuro 1000. Ako gakuyo wakumva impumuro mbi wayumva. Yewe n'abandi bagiye batandukanye ba Kilamani noneho bahorana Nyambo isaha ku isaha. Sinumva ukuntu we Kasuku ari we wicara ukumva impumuro mbi y'umwana kubera yakwimye ikiganiro papa. Reka tube bantu, twe kwigira inyamaswa, muracya imihanda mwayigize yanyu. Nta donc ikintu cyose mushatse kuvuga kibuko kibaye. Oya, RIB igomba gutabara kuko ibi bintu muri gukorera Nyambo ntago ari byo, turatabaza. Bwana Kiramani, ndabizi ibiganiro byacu mwebwe ntimupfa ko bireba, ariko nunareba iki kiganiro kabisa wumve ko turatabariza Nyambo. Yenda tabariza Nyambo bro, kuko iyi ni torture morale. Ejo cyangwa ejo n'ubundi ababajane kubera ari ibishu binini muri no mihanda, bazongera bagire gute, bazongera bahimba ibindi binyoma ku bandi bantu. Kubera ikibi byatangiye Nyambo nyuma ya Mashariki Festival, nta muntu utibeshya. Nyambo yaracitswe nkuko nawe wavuga, wategwa icyongereza sindimi zacu n'indimi z'abazungu n'izamahanga, ugacikwa. Byahise bitera ikibazo. Nyambo ntiyize, Nyambo nagize icyongereza, Nyambo muricara mubona ntacyo bimutwaye, arabyakiriye, ubuzima burakomeje, filime zikomeje kugenda, akomeje kwirwana nk'umwana w'umukobwa w'umwari. Muravuga ati sasa rero reka tugire gute, reka tumugire dustbin, reka tumugire agasasiro. Koko mw'abanyarwanda mwe mwabaye mute? Donc ntabwo mwishimira kubona iterambere ry'umuntu, step imwe ateye kushika ku yindi ni ikibazo. Kuki mubaho gutyo? Kuki mukora torture ku bana bakizamuka? Kuki mukora torture kuri Nyambo? Kuki rwose? Ibi bintu rero nge nibaza ko Nyambo yakagombye gutanga ikirego muri RIB, agatanga ikirego muri RIB, bagakurikirana uwasakaje amakuru, bikamenyekana kuko nimba uwasakaje amakuru ari mukuri cyangwa se nimba yarakoze mistake, akabihanirwa, agasaba n'imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, ndetse akanazisaba na Nyambo, agacibwa n'amande kuko yangije isura ya Nyambo Jessica.
so uko niko mbyumva, nawe ufite uko ubyumva, iyo ni opinion yanjye ntago ari itegeko, ariko it's my opinion. So reka nigarukire nanone ku magambo, nibyo nakomeje kubwira nti amagambo y'abano bajene bari muri media nyarwanda harimo ikibazo. Umunsi w'ejo ubwo witwa The Ben ndetse na Bruce Melody ubwo bari muri conference y'igitaramo kizaba ku itariki ya mbere umwaka 2026, babajijwe ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, aho hari abanenze kwambara cyangwa se imyambarire ya The Ben, abandi bakanenga cortege, abandi urumva buri bantu ku ruhande rwabo bitewe n'uwo bakunda cyangwa se n'uwo bafana bagize ibyo bavuga. Ariko ntago ari byo bintu ngiye kuza ngarukaho, ngenda garuka ku magambo uwitwa Babu Rwanda ukora ku Isibo TV niba nibeshye, ari kuganira na mugenzi we witwa nundi mujene ntari kwibuka neza, ariko naye bashaka kuba bakorana. Babu yamubwiye ati kuba Meddy, ati kuba Bruce Melody na The Ben bahuza, ati ntacyo bitumariye twebwe nk'abanyarwanda. Kandi nyamara mu magambo yakomeza kugenda acicika navuga bate bari abajene bakagombye guhura bakaganira bifu zikavaho. Ibaze ko Babu Rwanda agaruka bati ngewe mbona kuba The Ben na Bruce Melody bahura ntacyo bimaze, ntacyo bimariye abanyarwanda muri rusange, ngo atari ko ngo ibyo bazakora ngo nibyo ngo bizaba bifite valeur. Nimba ubona ko Ben na Melody kuba bahuza ntacyo bimariye abanyarwanda, kuki se wifuza ko ari ibyo bakorera abanyarwanda? Kuki wifuza ko ari ibyo bakorera abafana? Oya Babu Rwanda, amagambo wavuze nge ntago nigeze nyemera, izo opinion zanjye ntago ari uko nge nabyemeye, ntago ari uko nge nabifashe, ntago ari uko nabifashe, ntago nabyemeye. Niba abantu bari muri media, bari muri industry kuvuga ngo kuba bahuza ngo ntacyo bimaze, hamase ejo nidukeneye collaboration yabo, dukeneye indirimbo yabo, abafana ba Bruce Melody n'aba Ben tukifuza indirimbo yabo, kandi wenda bidakunda ko abo bantu bashobora guhuza iyo ndirimbo se tuzayikura ko nitwe bakorera, ko nitwe twinjoyinga umuziki wabo. So rero mwabagabo mwe nka Babu ndakurabuye, amagambo avuze hariya rwose narayanenze. Ntabwo umunyamakuru mu professionnel nkawe aribwo butumwa agombaga kugenera abanyarwanda ku munsi nkuriya. So reka mwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane, njye nkuko bisanzwe yakomi Safi Tiger, mwifuje komeza kugira ibihe byiza cyane, ariko mwifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mwiza wa 2026 uzakubere uwishya nihirwe, kandi ibyo wifuza byose Uwiteka azabiguheremo. Asla vista, reka ngusabye gukora subscribe, like na share utarabikora, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi mbanagiye ngutegurira hano, abe muri showbiz, muri education, muri cinema nyarwanda, ndetse no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwiza ukuri ko nta handi uzajya ubikura atari hano kuri Safi TV. So stay in touch, nakagaruka njye nkuko bisanzwe, the one and only Ayo Tiger, the baddest.